Formula 1 ikaba igeze ubu ngubu mu Butaliyani mu gace bita Monza. Kano ni kamwe mu duce nyine tuberamo Formula 1 zageze mu Butaliyani, kuko mu Butaliyani buriya kuri calendrier baba bafite ama Grand Prix abiri. Ni kimwe mu bihugu bike biba bifite Grand Prix zirenze imwe muri icyo gihugu, kuko Ubutaliyani ubundi nyine ni igihugu nacyo cya Formula 1. Ubundi muri Formula 1 habamo nk'ibihugu nka bibiri biba byubashywe, harimo Italy ndetse n'Abongereza. Ariko Abongereza bo bigirira imwe ya Silverstone, Abataliyani bo bafite ebyiri. Ahandi hantu haberamo nyinshi ni muri Amerika, kuko ho haberamo eshatu, ariko nyine Amerika ntago wayishinga, kuko Amerika yo nyine ni igihugu cya mbere, ni kinini, kandi cya kabiri gifite amafaranga n'ababosi benshi, bituma nyine babidinga bakazana Formula 1 iwabo. Rero Ubutaliyani bwo nyine bufite ebyiri, ahanini bitewe n'ibigwi bufitemo hano, kuko buriya buri mu bihugu bifite amakipe yatangiranye na Formula 1, nk'izi za Ferrari zatangiranye na Formula 1, izo bita za Alfa Romeo zose zatangiranye na Formula 1. Rero uyu munsi muri iyi weekend ku cyumweru bazaba barimo barasiganirwa ahantu bita Monza. Ariko mbere yaho, yo kugira ngo twinjire muri preview mo gakeya, wa mugani tugombe tubanze tuvugane ku tuntu turi geographical nk'uko bisanzwe. Abataliyani rero ni igihugu kitari gishyashya, abantu bose barakizi. Ni igihugu kabisa gifite iryo darapo ry'icyatsi n'umweru ndetse n'umutuku, kikaba gifite capital city yacyo bita Rome. Mukimara kumva ko rero capital city yayo ari Roma, muhita ako kanya mubyumva yuko kino ari igihugu cyavuye ku bwami bw'abami bwitwaga Roma. Nyine akaba ari ubwami bwabayeho bukomeye cyane mu gihe cya za zero na mbere ya Yezu. Iki kikaba cyari igihugu bwari ubwami bw'abami bwavaga muri Sahara, bukagenda muri Sahara muri Afurika, bukazamuka bukagera ahantu Ubwongereza burangirira hejuru na za Scotland. Bwari ubwami rero bukomeye, abantu bazi ibintu by'amateka barabizi. Ariko apart y'ibyo ngibyo, iki ni igihugu kizwiho ibintu byinshi, kikaba ubundi iki ngiki nicyo gihugu kigendwa n'abaturisiti cyane, kuko ni icya gatanu mu kuba kigendwa n'abaturisiti benshi cyane. Hanyuma rero kikaba ahangaha mu Butaliyani nibo bantu ba mbere bahimbye icyo kurya cyitwa pizza. Umuntu wese urya pizza bazi yuko pizza ya mbere yakorewe mu Butaliyani. Hanyuma kikaba n'igihugu giproduce wine nyinshi cyane ku isi, nicyo cya mbere giproduce wine, ku rwego rw'uko hari umujyi batangiramo wine z'ubuntu. Hari ahantu ugera ukanywa wine z'ubuntu. Abantu baba mu Butaliyani bazatubwire neza iyo nkuru rwose, rari yuko hari umujyi kabisa batajya bagurishamo wine, nk'uko hano mu Rwanda nyine kera byari bizwi yuko wenda nko mu Mutara batajya bagurisha amata, iyo hageze unywa amata y'ubuntu. Hanyuma rero ubwo ngubwo ndumva ni ibyo ngibyo twaba tuvuze kuri Italy. Ahubwo tujye kuri iyi Grand Prix yabo igiye kubera Monza kuri iki cyumweru. Hanyuma ariko nk'uko bisanzwe kuwa gatandatu haba habaye qualifying, ni ukuvuga ngo ejo kuwa gatandatu hazaba qualifying. Hanyuma kuri uyu muhanda wa Monza rero nk'uko mubibona ni circuit, umuhanda ubwawo ufite ibirometero 5.7, uzengurukamo inshuro 53 kugira ngo byuzure neza ibirometero 300 baba bagomba kugenda. Ko muri Formula 1 ubundi ubwo baba bagomba kugenda ibirometero 306 bikirangira race irangira kuri iyo rapu iba igezeho. Hanyuma rero ubwo n'ibyo ngibyo bya Monza, ibindi tuzabivugana ubutaha. Ahubwo twigire kuri izi breaking news ziva muri Mercedes. Ejo kabisa kuwa kane nibwo basinyishije abashoferi babo babiri. Lewis Hamilton kontra yari irimo irarangira, bamukubise imyaka 2 azageza 2025, hamwe na mugenzi we uyu mwana w'umwongereza rwose George Russell. Uyu akaba ari umwana wifitiye imyaka 25 kuko yavutse 98, nawe bahise bamukubita iyindi contract nshyashya. Uyu ni umupeti wari wahageze muri 2022, iyi ni season ya kabiri bari bamukubise imyaka 2, none bamwongeje iyindi 2 izageza 2025, kuko bose byari biri burangirane n'uyu mwaka wa 2023. Hanyuma rero ubwo nuko byagenze. Uyu George Russell abamuzi neza yaje za 2019 ahita yikubita mu ikipe ya Williams. Williams ni nka academy ya Mercedes, abantu barabizi. Hanyuma avayo aza hano. Uyu ni umwana nawe w'umwongereza wavukiye mu Bwongereza ku babyeyi b'Abongereza, akaba
umwana nyine nawe yifana ngo Wolves, we n'ababyeyi be bose nyine ngo bifanira Wolves nk'abantu b'Abongereza, ntabwo habura agakipe ka football afana. Hanyuma ubwo ngubwo ni ibyo ngibyo twaba tubabwiye kuri uyu George Russo. Hanyuma ahubwo reka twikomereze kuri Lewis Hamilton, ubundi niwe kongwe tugomba kuba turi kuvugaho hano. Uyu wundi nawe ni umwongereza w'umwirabura, ariko akaba n'umumetisi kuko nyina ni umuzungu, se akaba umwirabura pure, akaba umushoferi wageze hano muri Mercedes muri 2013, ariko aza hari aka world title yatwaye kamwe, agezemo hano atwara izindi 6 ku myaka rero 38. Byabanje kugorana gusinya ayandi masezerano hano muri Mercedes, we yishakiraga imyaka 10, Mercedes iri kuvuga ati wapi ntawe twaguha, turakwikubitira 5. Ubwo no mu bintu by'amafaranga ubwo ariko bariho baragigizanya, ariko biza kurangira nk'abantu babanye icyo gihe cyose bashatse aho bahuriza muri iyo myaka 2. Ubwo sinzi ibyo bavuganye muri iyo myaka 2 nirangira uko bizagenda, ariko icyo nzi cyo bavuganye kiruta ibindi ni uko bagomba kwiyaranja muri iyo myaka 2 bagakuramo imodoka nzima ku buryo agomba kongera agatwara iyindi world title byibuza imwe mbere y'uko aya masezerano ye arangira. Rero iyo modoka baranatangiye kuko nko muri resi yashize y'Abahorandi abantu babonye wenda bo wa gatandatu, George Russo aba wa nyuma, ariko muri Mercedes bo bakaba bari babizi neza ko imodoka yabo bari bafite noneho yashoboraga kuba yakompitinga n'iya Max Verstappen, ahubwo hakaba harabayeho strategy mbi kuko kiriya gihe hari imvura. Hanyuma mu gihe cy'imvura baza gukora ereri mu guhinduza amapine. Abantu ba Mercedes batinda guhinduza amapine, batinze kuyahinduza mu mvura. Hari amapine yo mu mvura uba ugomba gukubitamo hakiri kare, ni amapine yagenewe ubunyerere, bayita ngo ni intermediaries, arangwa n'akarangi k'ubururu ku mpande. Hanyuma ubwo nyine Toto Wolff nk'umuntu uba uyobora ibikorwa byose bya Mercedes yatinze kubahinduza amapine, biviramo George Russo kuba yarahise atobokesheje imodoka zose zihita zimunyuraho yisanga ku mwanya wa 17. Hanyuma n'uyu nguyu Lewis nawe wageragezaga yari yatangiye ari no ku mwanya wa 13, aragerageza akuramo umwanya wa 6, ariko nyine mu buryo bukomeye. Ariko ku imodoka yo ubwayo bakavuga ko yari imeze neza, ahubwo ari uburyo bwa tactique na strategy Toto Wolff yabashije kuba atagenzura neza. Ubwo rero tukaba dutegereje kureba hano Monza, reka turebe noneho ko bazisubiraho turebe ikizaba. Hanyuma rero uyu Hamilton we bikaba bizwi yuko usibye no kuba ari umushoferi ufite experience, kuko ari hano muri Formula 1 guhera za 2007 nibwo yinjiyemo bwa mbere. Ubu ngubu tuvugana imyaka imaze kuba 16 ari muri siporo. Akaba ari umuntu kabisa ukunda umurimo cyane, kuko ababyibuka Mercedes imaze nk'imyaka 2 ifite imodoka itari nziza. Niwe muntu wenyine watinyutse aragenda aneka ku kamodoka ka Red Bull, aragenda kuko imodoka Red Bull niyo ifatwa nk'iya mbere mu zihuta, aragenda arayireba. Kandi buriya imodoka kwihuta bigendana n'inyuma nyine, icyo bita igikarikase cy'inyuma, ariko muri Formula 1 bacyita ngo ni cya aerodynamic. Nyine ni ikintu bakavaringa hejuru ya za moteri, ariko bakakikavaringaho igikarikasi mu buryo butuma umuyaga uhuha imodoka ijya hasi cyane, kugira ngo mu gihe cyo gukata nubwo iriruka itaza kurenga umuhanda, cyangwa se bitaza gusaba umushoferi gufata amaferi. Ubwo rero iyo aerodynamic ya Red Bull uburyo yubatse niyo ya mbere. Uyu rero Lewis Hamilton we yifatiye umwanya, aragenda arayineka, arayirunguruka, araza ababwira ibintu biyiriho bibura ku modoka ya Mercedes. Babanza kubyanga nyine nk'abantu b'abatekinisiye biyumva bati wowe kuri umushoferi wowe tubwira iki, ni twebwe tuzi ibintu bituma imodoka yiruka. Imodoka irakomeza iba mbi. Hanyuma nyuma arababwira ati ariko mwakumvisha ibintu mbabwira ko ngewe ntikure ubushakashatsi bwanjye mubikore, nibyanga noneho muzamenye yuko nababeshye. Barabikurikiza bicamo. Hano hari akavideo kerekana ukuntu yari arimo, dore naho ngaho yarabanje aragenda araneka, aragaruka arabayereka ati hano mu mpande haba hariho ibintu gutyo kuri Red Bull, aho inyuma mbese ibintu byose arabibasobanurira. Urabona na Toto Wolff yari ari aho ngaho arimo arareba, yari yabanje kugenda araneka kuri Red Bull, aragaruka arabibabwira. Bwa mbere ntibamwumvishe, ubukurikiyeho baramwumva. Ubu ngubu byibuze imodoka ya Mercedes hari aho igeze, hari urwego byibuze ruzima itangiye kugera. Ibyo byose ni ukubera
Hamilton rero umushoferi nk'uyu nguyu ni umushoferi utapfa kwihanganira kuba wabura cyane cyane mu bihe nka bino bikomeye Mercedes irimo. Niyo mpamvu nyine Toto Wolff yagombaga gukora ibishoboka byose ashoboye uyu Lewis Hamilton akamugumana. Nuko rero yamugumanye imyaka ibiri, Ferrari yari yatangiye kumugera amajanja ariko ubwo ni ugukurayo amaso. Hanyuma rero mu kanyamuneza kenshi Toto amajije kubasinyisha ati rwose ati ubu ngubu twebwe nka Mercedes nitwe bantu ba mbere dufite peya cyangwa duwo ikomeye hano mu bantu bose dutwaranye. Ari nako nawe Lewis Hamilton nawe avuga ati aha ngaha muri Mercedes hari business tutari twarangiza, abantu ntibagire ngo ibintu byararangiye twahebeye Red Bull. Tuvuye kuri rero Mercedes muri F2, F2 ni icyiciro cya kabiri cya Formula 1 kuko Formula 1 ni icyiciro cya mbere, hanyuma Formula 2 ikaba icyiciro cya kabiri. Nabo bamuritse ubwoko bw'imodoka nshyashya bazatangira kujya basiganirwamo guhera sezitaha n'imodoka iteye muri ubwo buryo. Bayi rero.